Sawe. Namu. Amakuru. Neza. Nagarutse. Bagarutse muri tuganire rero. Naje. Ibibazo yete se. Ni sasa. Imana ishimwe. Himbazwe rwose. Ntagari Yesu ashimwe. Na Yesu ashimwe ushatse ayishyiraho. Oya ndajya mutongeye kubiganira. Bashyiraho kamera. Ntacyo bayishyireho. Kamera shiraho twongere dukore cya kiganiro mpaka cy'uyu mugabo. Bicare kaze nkuzana kandi gatebe. Babiragenda ariko. Babiragenda. Natwe twari turi aho umwami Yesu aradukomeje. Wayaseka. Nuko. Ajya kufa pasiteri. Muri quartier. Sasa Wacherewa quartier. Ako reka wenda tuvuge ibintu bijyanye nuko Allah Imana ibibona. Bavandimwe buriya ari ukuntu abantu tatubiganiraho abantu babona uko bisobanuka. Nagira nkubwire ko warambwiye ngo Yesu ni Imana. Twambwiye ni Imana ahubwo reka ngo umunota umwe cyangwa ibiri usobanura ukuntu Yesu ari Imana. Umva nkubwire impamvu Yesu ari Imana. Yego. Ubundi ijambo ry'Imana ntiwemera Bibiliya se? Ndemera. Ahubwo ndemera. Ariko ngewe nyoborwa n'igitabo gitagatifu Qur'an. Ariko byo muri Bibiliya nabyo wabimbwe nkumva ari umurongo usobanutse nanjye nabwo nti. Umva nkubwire. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo mbere na mbere hariho nde jambo. Urabyemera? Ndabyemera. Kandi jambo uwo yahoranye n'iki? Ni Imana. Kandi jambo uwo nguwo nawe yari iki? Yari Imana. Nta kintu na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe. None wahakana ute Yesu katari Imana? Urakoze cyane. Reka ngiye ngusobanurire uri umupatikote. Ntabwo Yesu ari Imana. Yesu burya ni intumwa y'Imana. Yesu ni umuntu. Yesu ni umuntu. Yesu ni umuntu. Reka ngomeze mbikwereje ko Yesu ari umuntu. Yesu najya ngo nkwereke umurongo muri Matayo 10 umurongo wa 10:32. Yesu ngo umuntu wese nguzampamiriza imbere y'abantu nanjye nzamuhamiriza imbere ya data uri mu ijuru. Yesu yaba ari Imana kandi akaba ari kuvuga ngo hariho undi data. Umva nkubwire kuntu Yesu ari Imana rero. Nuko mu bintu byose byaremwe Yesu nawe ari hehe? Ari mu ijuru. Nta kintu na kimwe rero cyaremwe kitaremwe nawe. Oya nukuvuga ngo ijambo ry'Imana Yesu Imana irategeka bigakomera. Nicyo Imana ukurema kwaje kugurema kw'abantu bageze mu gutatu. Imana iravuga yamara kuvuga ibyo bintu bikabaho. None reka nkubaza ari Yesu na Adamu ninde wabaye ku buryo butangaje? Ari Yesu na Adamu umuntu abaye ku buryo butangaje. Ninde? Na Adamu. Okay, Adamu. Kuki se tutise Adamu kariwe Imana cyangwa se ko tutwamwise umwana w'Imana? Reka so muno murongo wumva. Oya, impamvu umva nkubwira impamvu Adamu yabayeho ku buryo butangaje. Murumva? Nuko oya turi kuri Yesu. We Yesu mwambwa ngo ni Imana. Naye ngo ko Yesu atari Imana, ari intumwa y'Imana ahubwo umuntu. Soma hano Timoteyo wa mbere, sibyo? Timoteyo wa mbere umurongo waho wa 3. Umurongo wa kabiri, igice cya 3. Hano Imana yatubwira ngo ibyo nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu. Ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri kuko hariho Imana imwe. Hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu. Nawe n'umuntu ari we Yesu Kristo. Umubwira impamvu. Yesu atari umuntu. Banze reka nkubwire impamvu Yesu ari Imana. Nukuvuga ngo uyu murongo ndawemera. Ariko impamvu Yesu yaje mu buryo bw'umuntu nuko yavukiye ku muntu n'ubundi. Yego. Nuko yavukiye ku muntu. Noneho ubundi ni Imana yihinduye umuntu. None se Imana yihindura umuntu ite? Twasanze ko Imana ari imwe, uhuza abantu n'umuntu ari Yesu Kristo. Yesu reka nkwereke. Yesu
abantu bamwibeshaho cyane. Yesu ni intumwa y'Imana. Kubera ko Yesu ari intumwa y'Imana, yaje ku isi, yavutse nk'uko abandi bose bavuka. Yabyawe nk'uko abandi bose bagira gute babyagwa. Bamutwita amezi 9. Rero buriya Yesu ngo ku munsi w'imperuka azaza yihakana abantu bose bavuga ngo haje umuntu wamubwira ati mwigisha mwiza, ngo nkore iki kugira ngo ndaguhe ubugingo buhoraho. Yesu amubwira ati unyitira iki mwiza, ko mwiza ari Imana yonyine iri mu ijuru. Ibyo se koko urajya kuvuga ko Yesu ari Imana bijyanye. Umva nkubwira impamvu ya mbere nuko uyu Yesu murumva yavutse mu buryo butangaje. Oya akavutse mu buryo butangaje. Dore nkubwira impamvu avutse mu buryo butangaje. Wowe bagutwita amezi angahe? 9. Yesu bamutwite amezi 9. ubwo se na Yesu ni munganya. Yesu aho uburyo yavutsemo, uko umwana avuka ntukuzi mu Munyarwanda. Ndabizi ndi Umunyarwanda na Yesu siko yavutse, ahubwo ijambo ry'Imana niryo ryakoreye muri Mariya. Imana iramubwira ati wowe Mariya marayika Gabriel yabwiye Mariya ati wowe uzabyara umwana w'umuhungu, uzamwita Emmanuel. Imana ariyo Imana iri kumwe natwe. Aha, sawa. Nicyo kintu rero, nicyo kintu nge ndi kwemeza yuko Yesu ari Imana. Yesu uzi ko Yesu buratanarema. Yesu ntiyarema. Yesu impamvu yarema dore ngiyi. Ikindi rero nshaka kukubwira cyanyuma kugira ngo tujye no mu bindi. Kuki umuhura n'umuntu urugero uraje urasuhuje ngo Yesu ashimwe. Ibyo bintu mubikura nyereka umurongo uvuga ngo Yesu nashimwe. Impamvu tuvuga ngo Yesu ashimwe ni nkuko wagenda ukabwira umuntu ngo amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana. Dore ndamutse nziza. Imana tuye ngo inzu yose muzaza mwinjiramo, inzu yose muzaza mwinjiramo, muzaze muvuga muti amahoro y'Imana abane namwe. Niba harimo abanyamahoro, icyo gihe amahoro azagira gute azabagarukira. Niba hatarimo abanyamahoro, amahoro azongera gute azongera abagarukira. Ariko ntacyo rero muvandimwe, shaka wayoboka Isilamu ukayoboka Imana. Umva nkubwira impamvu ntayoboka Isilamu. Isilamu ni nziza rwose pe, ariko kuba mutemera Yesu turamwemera. Abantu banabigira Yesu turamwemera. Yesu mwemera ko ari intumwa y'Imana. Ibyo ndavyemera rwose. Yesu ni intumwa y'Imana. Buriya Yesu usibye ko twebwe intumwa y'Imana Muhammad niyo yasoreje izindi ntumwa, ariko Yesu rwose na Muhammad baba bari kumwe. Ariko burya Yesu yatumwe ku miryango 12 ya Isiraheli. Miryango 12 ya Isiraheli urayizi? Ndayizi. Yesu rero yatumwe kuri iyo miryango 12 ya hehe ya Isiraheli. Rero muvandimwe warusaze ngiye, ariko uzagaruke. Nzagaruka tuzaganire mwereke ko na Yesu tuzaganira ku misege. Uzi ko buriya Yesu yari umusilamu? Uzi ko Yesu yari umusilamu? Oya, icyo cyo nanone urakibeshya. Oya, reka nkwereke ko Yesu yari umusilamu. Ubundi Yesu mba nkubwire, Yesu we yaje kugira ngo abantu bo muri iyi si babone ubugingo. Ntago yaje ari umwadeperi, ntiyaje ari umusilamu. Oya, yasigaho. Reka nkwereke Yesu ukuntu yasengaga, nibyo bikugaragariza kuko yari umuyisilamu. Mariko umurongo waho wa 8:32 nuko Yesu ari kumwe n'abigishwa be. Umva ko Isilamu Yesu ari kumwe n'abigishwa be, abwira Petero, Yakobo na Yohana basigaye hano baragenda n'abandi. Yesu igikombe kimaze kubonera murabizi. Nuko Yesu yigira imbere ho hato, yubama hasi arasenga n'abakibubama. Umva nkubwire ikintu cya mbere. Ubundi kwicisha bugufi ko mu mutima. Oya, muramenya kwicisha bugufi. Reka nkwereke kubama. Reka tuzana hano muravuga ngo pfukama. Urugero pfukama. Sipfukama. Haguruka. Simpagurutse. Ubama. Sinubama. Ivyo rero ni mu mutima se. Nibyo ngo kwetura inkweto zo mu mutima. Ese mu mutima habamo akamambiri. Yesu umubwire pe, ni ukuri kumana nkubwiza ukuri. Yesu niwe muntu wa mbere abaho. Yesu kubaho kwe ubundi muri makeya. Uyu Yesu murumva
yaje aje kureba ba bantu baruhijwe n'ibyaha. Nibyo rega Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya ku Mana atamujyanye. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko imirimo yawe nugendera muri gahunda ya Yesu, nusenga Yesu nkuko yasengaga, nubama nkuko Yesu yubamaga. Yesu Luka 2:21 handitse ngo nuko iminsi 8 ishize Yesu arakebwa, bamwita rya zina ryegera hano na marayika. Nukebwa nka Yesu, ibintu byose ukabijyana nka Yesu, izaba ikiraro kikugeza ku Mana. Yesu yavugaga ni ukukebwa ko mu mutima. Zana ngukebwa. Oya Kameramani shakira urwego ngukebe mu mutima. Bazeka nkubwire. None se kuki Imana yabwiye Aburahamu ikamubwira ati nzakugira ishyanga? Murumva? Ni nkuko buriya natwe dufite buriya Yesu, ni nkuko nawe yaza akavuga ati byibuza mwana wanjye nzakugira ishyanga. Reka nkwereke Aburahamu haranditse ngo uwo murongo handitse ngo Aburahamu Imana imuha imisezerano arambwira ngo yewe Aburahamu n'abagukomokaho bose bazakebwa kashishwa k'umubiri gabo wabo. Iyo sezerano ngo kameramani kuraho ntacyo.